twerekeze ibiganza hano naho inyenyeri ni yake. Inyenyeri nigira gute mu izina ryande. Twihuse kandi n'igikorwa cyo gutura amaturo imbere y'Imana wa mwanya turacyawurimo. Mbese mwabyumvise ba bantu na gushima Imana gute haze Solange. Iki giseke mureba hano ni igishyirwa mu ituro ry'ishimwe riri sipeshye guhaguruka. Nsabe DJ ampere uyu mubyeyi microphone nimba iri seriye kandi unyegere hano. Hagarara hano kuri Ruhangwa mbone ngwino hagarara iruhande rwanjye utubwira Imana ibyo yagukoreye. Hagarara hano mwuko kuboko nimba ufite n'ituro hitunatura. N'ubundi ufite ituro ry'ishimwe riri sipesho no kuri kose ugize amahirwe adasanzwe kuri uyu munsi wa gatanu tariki 5 mu izina ryande. You are welcome. Yego. Haleluya. Amen. Mbere yuko nshima Imana reka mpamagarura umuhungu wo muri worship maze hano. Naze hano yihuse. Ego Eric Tebuka. Nawe hagarara hano hasi kuri Ruhangwa mbone. Hari indirimbo nkunda numva ntashima ntayiririmbye nagira ngo mfashe. Muhebe. Yego se ubwo nimugiye gutinda. Ni gatoya turarimba hagace. Ninge waundi wauraga imbere yawe yuzuye amarira garutse gushima. Yesu arakora nukuri arakora ningutarasubizwa ugaza kubw'umutima. Yesu arakora n'umukozi w'umuhanga. Yesu arakora ibyo ushaka bimenywe nawe. Yesu arakora. Amen. Amen. Shimye Imana ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu naje gusenga hano mfite ikibazo gikomeye. Nari mfite umugabo ufunze. Yego. Abari bahari Pastor yabimpanuriye hano. Ariko nshimye Imana nshobora kubivuga mukumva ari ibintu bisanzwe mukavuga ubundi si bafunga bagafungura. Ariko byari bikomeye gose cyane ndetse ahubwo birenze uko mwabitekereza. Nshimye Imana ko itagikoramo hagati ahubwo ikora kuri finale kugira ngo bititirirwe abandi. Yego. Imana yarigaragaje araburana. Aburana ari kuwa kabiri. Hacamo umunsi wo kuwa gatatu. Kuwa kane arasomerwa. Kuwa kane saa moya. Yego. Nibwo yarasohotse. Haleluya. Imana ifungura ayo mashini barayayo. Turi umuntu mu nzu y'imbohe ikamukuraho dosiye. Rubasha kukibasha bidashobokera abantu n'umunyembaraga n'umunyebambe. Ni igishitsi cya David ntare mu muryango wa Yuda gacinga kamakuba bwugamo bw'umugaro. Aya mashini mundi Imana ifungura abagabo. La shikala baba shikala mandia tukole. Aya mashini mundu ni ibyawe. Yego. Ndabyumvise. Ikintu nshimiye Imana ubikuruye ukumva ukuntu byagenze. Ni ibintu byarimo Imana kuko nta muntu uburana ngo buke bongere bamusomere. Kandi nta n'umuntu ufungurwa muri gereza iyo saa 11 zigeze nta muntu usohoka. Ariko Imana yarabikoze saa moya arasohoka turatahana uwo munsi. Yego. Numvisha nta kwererana iryo shimwe bitewe n'akazi akora. Yego. Numvaga kongera kuzamuprofita bishobora kutankundira kandi bikaba byiza ruko nshimye turi kumwe. Yego. Kugira ngo babone n'imirimo y'Imana yakoze. Imana izagucoboze azena. Nahamagare naze mu murebe. Ari mu materaniro. Mutagira
bashidikanya ibintu by'Imana, ariko iyo ufite ikibazo n'ubundi njyewe ampanurira, yamaze kumpanura mpita nsohoka telefone, ndavuga nti Imana n'iki ni igitangaza. Numva ko byanze bikunze kuko bwari bwije wenda buri bucya agataha, ariko ntago ariko byagenze. Ariko nshimye Imana ko iyi saha igeze ikora, kandi ikanyuranya amagambo y'abantu hejuru y'urusaku rw'abantu, igakora bagahindura amagambo. Impera Imana icyubahiro ni cyawe. Nyakubaha profete, kuri umuhanuzi ukaba warahanuye umuntu akava muri gereza, waje hano kameramana akanyemerera akagukamera mbere y'uko uyu mugabo avuga, ubwo subwo birahagije koko warahanuye umuntu akava muri gereza, nta kibazo. Kameramana na mikoro wongere uyerekeze naha, uyu mugabo atubwire icyo Imana nawe yamukoreye ikamukura muri iriya nzu y'imbohe. Nabari Imana ibazane n'ukuri. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Imana icyubahiro. Icyubahiro ni cyawe Imana, turagushimiye. Uburana ugatsinda. Mu by'ukuri ntabwo nabona uko nabivuga, byari bikomeye. Ku buryo nicaraga kuri matera aho nari ndyamye, avuga ngo Mana mpindurira inyite y'ikirego. N'ukuri. Kuko ikirego cyitwaga inyita iyicarubozo. Byumva? Yego. Ubwo ni igihano cy'imyaka hafi 15. Aho navuga ku mushinjacyaha, ku muribu, akabyita gukubita no gukomeretsa. Nagera ku mushinjacyaha, akabyita iyicarubozo. Ku buryo kandi bakabivuga bashingiye ku magambo aturuka hanze. Hari indirimbo baririmbye bavuga ngo ntawe utagira wa wundi. Bayiririmbyeho. Ikirego bashingiraga ku magambo aturuka mu misozi. Nyamara byabaye ngombwa ko batumiza ku bantu twadufitanye ikibazo, basanga uko kimeze n'uko bacumva atari ko kimeze. Umushinjacyaha aravuga ngo iki cyo kwita inyitarubozo ndakivanaho, kubera uko mbyumvishe nuko nsobanuriye nuko nabonye abo bantu baregaga. Ubwo tugeze mu rubanza habayeho kunyuranya k'umushinjacyaha na perezida w'urukiko. Perezida w'urukiko unshinja n'umushinjacyaha, umburanisha ni perezida w'urukiko. Perezida w'urukiko akavuga ngo oya ni iyicarubozo, umushinjacyaha ngo oya kandi n'unshinja oya ntabwo turacita gutyo. Mumpera Imana icyubahiro. Imana yarakoze, cyari bikaze. Navuye kuburana, haza hambere wamperekeje yari umufande, arambwira ngo namaze no kubibaza ejo bundi uzataha. Ngahubwo yasanze ndi kwiyogoshesha nyine muri gereza, abanga ahubwo witunganye neza kuko ejo uzataha. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Mu by'ukuri ntabwo ku mutima ishimwe natanga ku Mana, n'ukuri ntabwo naribona. Yego. Kuretse nyihaye ibyanjye byose, n'ukuri nkaba nka wa musore Imana yabyango kugira nkurikire, sijya ibyawe musange, akahita ahunga, ariko ngiye nabitanga pe nkurikije aho navuye. Imana izabashoboza. Imana ishimwe. Reka nsabe umugabo nawe, yego, reka mukore mu ntoke yarahabaye. Yego n'ukuri Imana igumugisha mwinshi, uretse dukomera Imana mu mashyi. Ubutumwa bwe narabubonaga. Yego. Hamwe n'Imana rero reka tubare gatatu dukubitira Imana amashyi ya speciale yahabaye. 1 2 3 ibyo yakoze n'ibyo yakoze n'ibyizakora nishimwe. Imana ishimwe. Mujye kwiyicarira Imana ibaha umugisha. Donata nawe naze ashima Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Nanjye mpagaze aha nshima Imana. Naje hano ndushye ndemerewe rwose. Ati Imana igiye kukumara umubabaro n'agahinda. Yego. Muri icyo akibimbwira umugabo wanjye yari yashwe, nirirwa ndira nkarara ndira, ariko ndashima Imana ko namuzanye hano nawe akaba yarazivuyeho. Yego. Ikindi nshimira Imana, naje hano mfite uburwayi, ndashima Imana ko yabunyijije. Imana ishimwe. Ikindi nshimira Imana, ndashima Imana ko yampaye urubyaro ikabinyubakiye n'urugo. Imana ihimbazwe. Ikindi nshimira Imana, ndashima Imana ko pasiteri yambwiye Imana igiye kumpa ikibanza inyubakiremo n'inzu, Imana ikaba yarampaye ikibanza.
amashyi ya special 1 2 3 ibyo yakoze nibyo yakoze nibyizakora nishimwe iteye ubwoba no kuri birafatika siki Imana yacu ntikabura amashyi twagize gute n'ababyeyi bavuze impundu twagize gute nawe urumva bije se nta kibazo no kuri hagarara hano gutya kameramana gushyire kuri Haleluya amen ndumva nashima Imana mfukame nta kibazo tukama rwose Haleluya ndashima Imana ko ari inyembabazi kuba nkiriho no kubera Imana Haleluya nanyuze mu bibazo birebire naracumuye nagiye kure y'Imana ariko Imana ni inyembabazi no kuri kuva ngeze aha ngaha naje ndushye numva n'Imana itanyuma ariko ndashima Imana ko hari ikintu yakoze yego ndashima Imana ko ejo bundi umwana wanjye yarwaye yamamagaraga n'uko atari muzima nakugezeho namuvuyeho numva mbega mbona yakize ubu ni muzima ni mumera Imana icyubahiro ni cyawe Mana ababyeyi ayo izo mpundu mubanze muvuze impundu yego amashyi ya special 2 3 ibyo yakoze nibyo yakoze nibyizakora nishimwe iteye ubwoba nta wundi umwe usigaye nta kibazo Imana ishimwe cyane Haleluya amen ngo ninde waje imbere yawe wa Mana we agataha atakubonye wa Mana we ninde waje imbere yawe wa Mana we agataha atakubonye wa Mana we Haleluya amen Haleluya amen ababyeyi nimumvugire ngo ni Imana ni Imana no kuri kuko njye nabonye Imana mu myaka 12 bambwiye ko ntazabyara yego Imana yo kabyara ikajya imbwira ngo ndi Imana nguhaye kubyara Haleluya Haleluya Mfite imyaka 12 ntazi iyo biva niyo bijya noneho umukecuru arambwira ngo nzapfe ntabonye mbumbura ibibero pe ntanabyaye none ufite indahekana ngo ninabyara nzabyarire Nyabingi inshuro 3 Haleluya bose shimye Imana ko ntabyariye Nyabingi bose ati kintu nshimiye Imana ko yampaye umugabo bose ikaba inyubakiye urugo nambabarira aho yicaye mu byuma ariko wa mugabo waje Imana yahaye urubyarura haravuze kutazabyara ikabaguha ari inkurikira nari indahekana nanjye nkora mu biganza nanjye mfite indahekana ni ukuri kose Imana ishimwe niyo nicaye mu nzu ndabibwira nti Imana ubu nijye ufite abana rwose ni ukuri ndagusha hungu na kobwa abahungu babiri yego iguhe n'umukobwa ikindi kintu cyanshimishije barambwiye ngo urimo urabyara abahungu ngo uzuzungure nari ndambwira nta bana bafite kwa se bazazungure kwa yego Haleluya yego ni ukuri nawe niba umuntu yarakubwiye ngo ntuzabyara azabyara uyu munsi wa none byemere abyare rwose maze no kubyara mpura n'urugamba nari kwita inda y'imbere bakajya babwira umugabo ngo indasi noneho nanjye babimbwiye ndababara mbwira umugabo no kumukoshereza uzamure ku iteka azakora Haleluya nkajya njya ku musozi Imana ikambwira ngo ndi Imana ndakwiyeretse ndakwafite yanyambikiye ku musozi iranyambika yambara nk'ikigori umeze neza pe amen kandi nshimye Imana ko indindira abana haleluya indindira umutware haleluya kenshi mbwira ngo ndi Imana ikuyeho umutware no kuri wa mutware we Imana ikomeze ikurinde iguhagarareho no kuri Imana ishimwe ababyeyi amashyi ya special 1 2 3 ibyo yakoze nibyo yakoze nibyizakora nishimwe iteye ubwoba wa mutware we mutwaza uyu mwana nine none se si ibintu bigende neza izo mpundu nimba ari iz'Imana reka n'ubundi impundu z'Imana Imana yubake ngo no kuri kubwira ishimwe ry'uyu mubyeyi uwo byari byanze nawe bigire gute byeme